Gashumba yaje atuvuga ati rero mwebwe muri ndazi ziciriritse muze njye mbajyane hanze njye kubigisha ukuntu mujya gucuruza umupuri hanze. Ati ngende inda ya VIP yurira indege. Ibaze ko twa twuriye indege tugiye mu mashuri kwiga hanze mu bihugu bya hakurya. Tugiye kwiga ubwenge. Ntabwo twe twagiye hanze tugiye kuzana sida mu Rwanda. Uri kumva ngende kavukire ndi umwana w'inyamirambo we Gashumba ntabwo uzavara wangegera we nguze umvuge nabi kandi abantu banzi. Nicyo cyiza cyaza kavukire sheri baratuzi twe ntabwo twavuye mu cyaro bro. Nge ntabwo nambutse igikongoro n'igitarama ngo nzi Kigali bro gushaka ugenda umwana w'inyamirambo. Icara wige ku mama yako wandaya witagira discipline. Yicara igafata umwana mutonyi ikamugira umuramba ari umuntu muzima. Ugafata umwana ukamugira debile wakinyendaro uzigisa ukuntu kiryana. Akizi ndaya no ngo yavutse ngo mu masohororo ngo munanga ngo papa we yari indaya. Ngo papa we yari indaya ngo yafashe mama we kungufunga mutera inda ngo yavutse ari umwana w'ikinyendaro. Nimbura umwana w'ikinyendaro rero twe dufite ababyeyi waduha amahoro dushaka iki wandaya ko twe dufite abana dufite ababyeyi urifata ugafata umwana ukamwita ukamwica ari nge nago nzashigikira amafuti yanyu nzakubwira yuko nge nago ndi Jessica Karimu uza akabishushanyaho akabigiraho mwiza. Umva nge sindi inshuti ya Congressman sinanamuryaho imboga n'ibintu yankoreye murabizi randaya nayo kuntu yeshimye ndi mu bitaro ngabanzi banje bari mu bitaro ngo Jessica na Jackie bagiye gupfa murabyibuka cyo n'undi rashusho media ibintu byose mubizi. Nje rero irandasi ndayibabarira nubwo ibona ngewe buni ngende indyarya buni nge nago muzukuru ndi indyarya ngende imbobo ndi indyarya. Ibaze ko nge mbizi ibintu yankoreye ndanabizi kanyanga ariko njyaza kuri pa nanjye nkamuzamura banamutukira umwana we bakamuvuga nabi bikambabaza noneho bakavuga ati ngenda byereka Imana iranjyana mu butabera ndagenda muri ribu kurega uyu muntu ngende mu butabera nge kurega uno muntu. Ibaze ko wowe uvuga ngo ugiye kurega umuntu mu butabera aho kugira ngo urwanire umwana wawe baramubojeje ari muzima bro. Aho kugira ngo umuvuganire ngo nge narakijijwe ngo ubutabera buzamwa kigoryi ubutabera muri bicucu rero aho muhebera ibihumura. Imana irakuremika kuzana ku isi ngo umenye ubwenge uzashaka ukuntu ba muri iyo si. Wewe warangize rero wagira muri iyo si ukigira nabi. Kira kinyendaro ngo ni Gashumba bura ariko nzakubomora. Kamwera gakoka gakonje nge nzakubomora kanze mbazamure. Nzakubomora kuko wamenyereye umwana w'imfubyi nge nta mugabo mfite ngarambira ngo ibingi biri gukora ngo simbishaka nawe mfite. Nta mama mfite uri bumbwirebe binakicwa n'agahinda akavuga ati Mana yanjye umukobwa nabyaye mbere kigusha mbere ikigeragezo mama wanjye naramushyinguye yarapfuye. Ndi imfubyi ndi nyakama. Ubwo rero nge narananiranye barumuna banjye bazabyihanganire indi byara mweru na muhima nimba barumuna banjye yaravutse ari ntabwo imfubyi ufite abantu. Oya mfite abantu ndabyumva ari abantu bamuzankingura ndabizi ko ari abantu benshi abantu bagukunda barahari. Mubaje budari filme nakinnye bita imbuto yibangiza soka kutari ni nge wa mbere ugukunda Jessica. Umuntu nkunda nayo Daddy Karema Miracle yakubwiye ngo umwandikire wabyibagiwe kandi kuko unafite na Daddy ubwo se ushaka iki Jessica yakubwiye ngo arakwandikira ahita byibagirwa man. Oya ndabikora ngewe Imana mama wanjye yamutwaye mama wanjye yapfuye afite imyaka 32 ngewe mfite imyaka 12. Mujye kuri Gihozo TV show kwa Gihozo filime nihiri. Ngewe mama wanjye yapfuye afite imyaka 32 nabaye imfubyi mfite imyaka 12. Uri kumva ukuntu nababaye narakubise hakurya hakuno none ndayiraje ngije kwica izina ryanjye ngiri kuzamuka kuri panikambuga ndagusweza nyoko urwo ruhinja rwenda ruhina rusubire mu nda yawe kuko nubundi we nta gisuzi we nta nubwo ukuriye kuba umubyeyi kuko warumvishije igise cy'uwo mwana wawe nago wari kugenda ngo ujye gufata umwana wa Congressman ngo umutuke birabintu we nta gisuzi. Ukeneye gukubitwa inki muri amatama yawe ubwo bwinyo bwawe bw'imingikirane birirwa bavuga ngo ufite ubwinyo bw'imingikirane bwacuramye umuntu akabanza akabuhindukiza papa ukicara ukiga ukamenya discipline.
he njyewe narakubwiye ati njyewe nakubise inda igikondo nzishyira ku murongo ziricara ziriga abajura babandi abanuzi banura imyenda babandi bose ndagenda ndabakubita mbashyira kuri gahunda ako kanwa kawe rero birirwa banyaramo buri kanya ntabwo ariko kazananira mutapinge mukande kuri my heart batatumanura ni mutapinge screen mumbabarire ngiye uyu munsi mbafitiye ubutumwa naho kugenda ukavuga hariya ngo Jessica yarakijijwe narakijijwe nyine aho kubundi kuki mutemera Imana mwandaya mwe ntago nirirwaga buri munsi nkora live natuye nasaze ndi kuvuga ngo na hostinze ngo sanitase ngo muze nkagenda nkamansura nkamanuka nkarya amazi nkarya iki nkanywa inzoga z'ubwoko bwose butandukanye kugira ngo mbeho ntago mubyibuka mukakanya murabyibagiwe ko mutumva ko abantu mutajya mwumva none Daddy yaragusengera urakizwa batangiye kuvuguruza Pasteur araje aransengera mbwi buryo Imana igiye kunzamura ikamindura ubuzima agwaye n'amafaranga byose ikama kampani kama amafaranga mbyicayemo inda iturutse ara hakurya irajeje kunsebya ije kunyicura ubuzima bravo Pasteur ndamukemanga nzasenga ariko nimuzanuka nanjye nzabatuka nago nzababarira mu kanya ngiye kugenda nsaba Imana imbabazi kandi irambabarira Imana asa sikunda abanyabyaha Imana yaravuze ngo ikunda abanyabyaha kandi Imana ikunda indaya yanga icyaha ntago yanga abanyabyaha mugiye kuri ako giho wazamutse filime zifite ubutumwa zirimo Jessica na Stone bagomba kujya kuzireba ariko shani nikumbure Stone ese amakuru ya Stone ngerega ntago muheruka muri Kigali Stone ameze neza mwambwiye amakuru ya Stone mwe mwirirwana nawe urumva mukumbuye uramukumbuye ndabukumbuye ariko sinamuhamagara kubera rega buriya turiyemera rega buriya nawe agera akankumbura ariko si yanirifone kubera ko twatandukanye wenda akajya nko kuri TikTok akandeba agatuza ariko aba yankumbuye akabura ukuntu amuhamagara nanjye nkamukumbura nkabura ukuntu muhamagara ntago namuhamagara kuko mpita mvuga ndega ndi umusitari mvuga ati se abone muhamagara ngo Jessica arankumbuye ahita anyitaba yitwaje ngo ninjye umuhamagaye nanjye azamuhamagare cyabireke sinzamuhamagara abari muri comment kubanga ameze neza abafitiye ubutumwa nese hari ikibazo mfitanye nawe rega twarabanye dusangira indagara n'umunyu none ubu tugeze ku ifi n'inyama njyewe uragira ngo umuhamagare kuri live ubu ariko mwa bakobwa bimugira amatikwa mwumvise nawe muhamagara se mwumvise muhamagara mubaza iki ngiye ndi sheri we ngiye ndi ex we ntago ndi sheri we ntago namutelefone mbimubwire rwose ndamukumbuye nukuvuga naramubwiye se waretse nkaguha akazi cyagiye yavuye kwa bonke agiye gukora Saturday paper ndambwira ati nkaguha akazi ukaza turakorana ngiye ntago nakorana n'uwahoze ari umugore wanjye ukanyobora ngewe rera kuyoboraga mu rugo narasituritse ndaseka ndapfa Stone kupi nawe arankumbuye igiho nawe ariko narumiwe koko shaka ko Stone yarahombye kuba nataramubyariye Pesto warahombye ni ukuri warahombye ako Jessica no kutandika Jessica ukunda Story byo nyine niyo umuvuze gutya kuri live ukuntu hitureba tu oya mukunda ntago mukunda ni izina ry'Imana byararangiye ntago mukunda ahubwo mba nimo ndatekereza nyine ubuzima life twanyuranyemo ukuntu umuvuga ugahita ushesha urumeza ariko narumiwe koko ngo wiki ntago namubyarira ntago nyimukunda azi ko umuvuga ugahita ubira icyunzwe hakoze umuhungu uba warakobokeye ako Fiyo wabambwiriye sheri aha akomana apachori
Stone niwe muhungu wa mbere nakunze bya nyabyo biri true love. Stone yazaga mu rugo papa wanjye akambara boxer bakabyinana muri salon nk'abafata video bari kubyinana. Stone agaheka nyogokuru wanjye mu mugongo. Stone yabaye Stone niwe muhungu wa Neriva arapfukama arambwira ati wambera umugore anyambika impeta nunguye. Stone twanyuranye mu buzima Jesus Christ sinzi ukuntu nabivuga. Niwe muhungu wanyabutsaga igihugu nkamuhunga ngo nanamubona. Ubwo rero nago nzamwibagirwa umugabo uzanshaka azabyihanganire nzahora muvuga mpaka mpfuye. Ninshake nzabizire. Nubundi traje. Oya nta kintu nukuri nta kintu namuha twaratandukanye byararangiye. Ariko sinzamuvuga nabi. Mu gihuru hitugwa nk'ibere njyewe mbizi neza. Nago ngwa nk'ibera ubwo naga azabura akazi ndiho ku isi mpari nzakamushakira naga azigera yicwa n'inzara n'umu ex wanjye muzajye mukunda abantu muba mwarabanye nabo nimukabifuriza ikibi. Icyo ngicyo nicyo kintu noneho ngiye mbabwira. Ukuntu yakurwaniriye mu kabari bakamukubita ingumi man. Wari uhari? Urabeshya ngaho bivuga ukuntu byagenze nimba ari uhari twari turi kumwe nandi. Stone mubonye Nyabugogo. Wishu. Stone muna bari kumwe na Tera tu abari kumwe na Tera. Reka Stone yatandukanye nawe. Twatandukana ukagenda gutyo gusa ko muhitamo aba best noneho. Reka Stone bari abagore bose bari kubabeshya bari kubasikama nta mugore n'umwe yigiza kunda Stone. Nyina bari kubasikama bari abagore naga akajya batikura gake gake. Arankunda bagira ngo mu mwiheru umupuriswerera igituba cy'ubuntu naga bakunda nabe nampa. Stone ni umugabo wanjye aracyankunda twumva amaraso yacu nibyo byarahuye nago tumva. Ni nayo mpamvu nanjye nta muhungu tujya dupfa kumarana kabiri. Buri muhungu wese tutadutandukana. Kandi Stone twabanye imyaka 4 mu nzu. Bigaragara rero ko ari we Imana yari yaranyandikiye ariko shitani bizamo iradutandukanye. Nago urwo rukunda ari urwanya ko Stone naga arakunda umuntu byanyabyo. Umunsi ngiye Stone yakunze umuntu byanyabyo ngiye nzabibabwira. Ego ko mu izina rya Yesu ngo you never balance aya mafaranga niyo mu gusyo kamenya ari we. Ego ko mana yanjye aya mafaranga ninde wayanyoherereje yaje ryari? Moye muretse aya mafaranga ninde wamaye amafaranga simbimenye. Yesu we nahita numirwa ko nzi ko naraye nsomye amafaranga reka njye kureba kuri balance ndaje ndibizaho gato. Oya njyena umva ego Stone niwe wanjye mama. Imana izamumera umugore uzamukunda byanyabyo nk'ukuntu namukundaga nta kindi namwifuriza. Ariko nawe yabona nta mugore Stone nta mugore azabona uzamukunda nk'ukuntu namukunze. Shade Stone numubona uzamumagara ubimbwira. Hari uwo basigaye babana. Abana nande Paula? Olga. Uriya w'inzobe se twakinanye filime? Oya w'igikara yarambwiye ngo basigaye babana n'umugore n'umugabo. Barabana iminsi ingahe? Barabana iminsi ingahe ngo haye ukwezi kumwe. Amaze kubana so n'abagore bangahe? Ubundi nyuma yanjye ego mana yanjye amafaranga ngo nangahe? Oya umva. Njyewe twabanye imyaka 4 mu nihagira umugore uza akemera kamwipevera iyo myaka 4 shanzicara mvuga ati wewe wateye ikirenge mu cyanjye ariko mu gihe mubana umwaka umwe ngo mwatandukanye ntanda guteye naki uhita ugenda wowe uri pubera umwanda nyine yatoraguye agakobwa imihanda karamusarira kamutamo. Erega mani nta muntu wakanga kubaho neza kuko kimutemera ukuri. Ko nzavuga ukuri kwanjye ngiye nkakuzira ariko nzakuzira naribi nakuvuze. Bana bahungu baba bari kubasikama ubu urabona no muhungu wenda uyu Babara uri hano ubu urabona no muhungu umukobwa bakubukanye Babara umukobwa yakuguriye boxer bwa mbere wamwibagirwa. Reka Ibi bikobwa biba bimeze nk'ibihomora. Wowe urabona umusore yambaye timba
yadanje yambaye ipantaro nziza ntabwo uzi ngo yabikuye hehe uraje ati karagahungu ni keza kambaye neza uraje kwibambaza utanze umupuri w'ubuntu kandi nta muhungu wawe wakanga umupuri w'ubuntu ntawubaho aba agomba kuwakira urasaza urasize akakubeshye kagukunda kuko wamuha umupuri nazakumbura ibintu buri muhungu mu gitondo abyuka nuze boxer yabyimbye ntago rero ntago azabyanga ariko ntago azibagirwa wa muntu wamuguriye boxer bukambere ntago azibagirwa wa mukobwa bicaranye hasi ku itape bataragira intebe ntago azigera mwibagirwa azagukunda ariko azajya aryama mutekereze najya kuri social media akazamura agafoto yamugwaho bro izina ry'Imana ngo Babarawo ni heartbreak erega ngo Babarawo Babarawo ni heartbreak mbaze ubundi umwana ngabikirara ariko bikarangira agarutse mu rugo umuntu ushaka ko muzamura yandike muri comment Jessica banza umbwire bya nda postinze bya Musingo irandaya ngo ni Melissa igende yandike ngo Musingo mbe ndayibwete se wari uzi ko utwaye umugabo ko ari utwaye imbo kaba karanyandikiye ni box ngo byari prank ngo twagira ngo tukurebe ariko kahita kabisiba ariko nge ubutumwa nari nabumuhaye namuhaye akanyina ndamubwira ati mwandaya mwiri mukamenya n'undi neza erega aba bahungu nago muba mubakunda ahubwo mujya kubakunda kugira ngo mwamamare mwereke abantu yuko wa muhungu Jessica yakunze ubu ngubu ari kubakunda urumva ukuntu muteye icyo nicyo mbabwira ukuntu abantu muteye nabi babarunzamurire Rabia ibintu ari kuvuga bidusubiriremo nakore request ari kuvuga gute oya barakundanaga ntukabeshye bakundana nande mutwe nanura none se sibyo barakundanaga yikubeshya ngo ni prank yikubeshya ariko baratandukanye nabonye kubeshya ngo ni prank yikubeshya ngo ukirabe ntago ari prank barakundanaga nimba wenda byanze ariko baratandukanye ariko batandukanye nyine yapostinze nga Musingo noneho Jessica na Mericinzi nawe ahita akamuha kuri stati ngo nta mugabo atwaye ngo atwaye ibandi ngo atwaye ibandi kereka nabanza akamunkubitira amayinite arancuranye ndaje nimubona live ivuyeho ndabagiye kugira amayinite kereka banje akamunkubitira uriya mutwe wiwe buri impamvu batandukanye buriya mutwe yamukubise mutwe nta mikino agira ngakubitanga abakobwa kandi nanjye yarankubitaga ariyo mpamvu namwanze mutwe aragukubita ndabizi warabinyeretse ndabyibuka warabinyeretse shabura yamukubise 10 ariko uriya mwana nawe kariya kana nako mani ko kakiri gato kakihanganye ko kazabona umugabo ngahavuye kwa Fitboy ngahagiye kwa Stone ngahagiye kwande wabaye inzerereza ku gatuba kawe w'ubunjabunja imihanda man narumiwe ubu mwarakemeje ngo muzantwara abagabo umuhungu wese unkunze ahita aba umusitari cyakora ngiye mbaha poromosiyo y'abahungu Jessica umuntu uzabona kuri Lion uzamura umugutwi umva mbabarira wivuga uwo muntu simba nshaka umuntu umuvuga ni intare nyine intare ihora ari intare nta muntu n'umwe wayijya hejuru umva nyine nonge nsetswa n'abakobwa iyo nikundiye umuhungu ahita aba umusitari buri mukobwa wese ahita ajya kumushaka ndagira ngo mwabahungu mwe mujye munkunda kugira ngo mbamamarize nimba wowe warabuze umukobwa waragumiwe ewana ngwino duteretane cyumweru kimwe biri pranka urebe uburyo abakobwa bakwirukanka wowe ubwo ukabura naho bashyira ukababoroka abandi ukababoroka ngwino nkwe promosiyo dukunda n'icyumweru kimwe umpostinge nanjye ngo postinge
urebe ibintu bikubaho mu minota nk'iyo guhumbya. Urabona abasheri nka 20 ku murongo, uraho uricaye ngo wabuze ariko naniwe. Ase gaje ibyo nasimbikunda byawe byo guceceka. Yego. Ni fresh. Ndumva ukibura moja. Mani muri abagome Ah, nibagereje ko ibyo nariye ko binshiramo ngajya kurya. Ngiye kujya kurya mu marangi. Yego ko marangi. Nibagiwe ko ngiye kugira. Ugira ute? Ngiye kujya kuzana icyangombwa kuri RDB. Datora. Yapia none se ko Kigali meze gute imihanda kiri gute? Baza nkubaze nayo meruka. Nindi wari uri hehe da? Umva wayibonye ariko ko nayo ndi kwamamaza. Nagenda rya Ngomba kuwandika. namamaza ndataha. Ibyo byari byanjyana. Fiona cya kibuno cyagifite. Tugende bebe. Ndacyagifite. None wajikanye hano. Akije kibuno mwiruka mubwira na Iyo ni kibogo. kibuno aracyagifite. Yanjye kibuno hano dupata abakire. Gabe yasubunze ko bibaraguzaga ngo ibiki n'ibiki byarangiye biti. Ibiki bamugorora. Ukuna azamanuka. Uvuga ko tuzamanuka wowe ko ikuramo. Mbwira nyine. Twamanuka ngiye nkakora iki mwana ntukakinyuzurize. Ngeze nzaba ngiye gukora iki?